tubahaye ikaze kuri tuzarambana turizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose ngo ariko aba bantu tugiye kuvugaho rwose batinya rwose ikintu cyitwa gushaka. Ese koko nibyo? muri rusange ni byinshi bigenda bivugwa, ariko nanone nubwo ari byinshi bigenda bivugwa ntabwo byose ariko kuri. Akenshi abantu bitiranya ibintu byinshi mu rukundo, mu buzima, ariko nanone bigatuma hari abahubuka ugasanga rimwe na rimwe bibateye ingaruka mu gihe kiri imbere. Muri aka kanya rero nk'uko twamaze kubibabwira, tugiye kwinjira uyu munsi mu kiganiro cyiza cyane ubasha gusobanukirwamo ibintu byinshi cyane, kuko birumvikana muri iyi video ya mbere kuri tuzarambana turaganira ku mpamvu nyamukuru zituma benshi batinya urushako, zirimo ingo zisenyuka, ibibazo by'amafaranga, kutitegura mu mutwe no mu mutima, gusobanukirwa nabi urukundo. Iyi video iragufasha kumenya kandi neza ko ikibazo nyamukuru atari ugushaka ubwabyo, ahubwo ni ukwinjira mu rushako utiteguye. Niba ushaka kubaka urugo rukomeye n'ubuzima bufite icyerekezo, icano ni yawe, kanda kuri subscribe kuri tuzarambana, sangiza abandi iyi video, tanga igitekerezo n'iki wowe ubona gituma urubyiruko rutinya gushaka. muri rusange ibijyanye n'ubuzima, urushako, urubyiruko, inama rwose nta handi hantu wabisanga usibye hano. Reka muri rusange rero twinjirane mu kiganiro nyirizina, tubaha ikaze, kandi nanone twishimiye kongera kubasuhuza kandi twishimiye kubasanga kuri uyu muyoboro. Mbashimira cyane ko mukomeje kudukurikira no gusangiza abandi ubutumwa bwiza tubagezaho. uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyane kireba urubyiruko rwinshi rw'iki gihe. Kuki urubyiruko rwinshi rutinya gushaka? kubera iki urubyiruko rw'iki gihe rutinya gushaka? wasanga nawe warabyibazagaho, wasanga nawe hari uko wabitekerezagaho, ariko yewe bikagenda birangirira aho ngaho. kubera iki urubyiruko rw'iki gihe rutinya gushaka? reka tubyinjiremo turebe muri rusange. ese byaba biterwa n'iki? rero muri rusange ni ikibazo ushobora kuba nawe warigeze kwibaza, cyangwa wumvise inshuti yawe ikivuga cyangwa se ikibazaho. hari abavuga bati nzashaka namaze kwitegura, namaze kuba tayari. abandi bati gushaka biragoye. ariko hari n'abavuga bati njye sinzi niba nzanabishobora. ariko se koko ikibazo ni iki? ese gushaka byahindutse ikibazo, cyangwa nuko abantu batacyumva neza icyo bisaba? reka tubiganireho byimbitse. impinduka ku mibereho y'iki gihe nayo yateje inkeke. icya mbere tugomba gusobanukirwa nuko isi yahindutse, wabyanga wabyemera. kera gushaka byafatwaga nk'itegeko. umuntu ukuze agashaka akubaka urugo, ubuzima bugakomeza. ariko uyu munsi ibintu byarahindutse mwa bantu mwe. gushaka ni icyemezo ahubwo si itegeko. ese koko nawe niko ubibona? umuntu ashobora kubaho wenyine, akiga, agakora, akiteza imbere, ntashake. ibi bituma urubyiruko rutangira kwibaza ruti ese koko gushaka birakenewe, cyangwa nakomeza ubuzima bwanjye nkibera njyenyine? iyo umuntu watangiye gushidikanya gutyo
bituma no gushaka abibona nk'ikintu gishobora kumuteza ibibazo aho kumufasha. Ariko muri rusange ubwoba buterwa n'ingo zisenyuka koko, cyangwa ikindi gikomeye cyane gituma urubyiruko rutinya gushaka n'ibyo babona. Benshi bakuriye mu ngo zirimo amakimbirane, ababyeyi badacana uwaka, cyangwa yewe baranatandukanye. Iyo umwana akura abona ibi rero atangira kwibaza ati ese nanjye bizangendekera nk'uku nguku, nanjye ibi bintu bizambaho. Ibi bitera ubwoba bwo kwinjira mu rushako, ndetse abantu kumva gukora mariage bakabikora, ariko rimwe na rimwe birimo ikibazo. Ndetse hari n'abavuga bati ahubwo reka ntazashaka aho kuzabaho nabi, kuko abenshi baba babibonamo ibibazo. Ariko ikibazo si uko gushaka ari bibi, ikibazo ni uko udategura neza urugo mbere yo kurwinjiramo, cyangwa se mbere yo kugira ngo ushake. Ese aha tugeze nawe uremeranya natwe? Ese weho ubibona ute? Ikibazo gikomeye cyane rero ni ukudategura neza urugo mbere yo gushaka. Abenshi babigira utuntu turi aho ngaho, bakumva bazi gutera imitoma, bakavuga bakagira gute, ariko ibyo nabyo reka tuze tubikomozeho. Ibibazo by'amafaranga nabyo ni ibintu biteye inkeke. Iki kintu rero ni ikintu turimo kugarukaho cya gatatu gikomeye cyane, ni amafaranga. Uyu munsi ubuzima bwarahenze, urubyiruko rwinshi ruracyari mu masomo cyangwa mu mashuri, rimwe na rimwe ntirurabura n'akazi gahagije, cyangwa se ntibarabura n'aho bakura amafaranga yabakemurira n'ibibazo by'ibanze, bigatuma bavuga bati sinashaka ntari nabona kashi. Birumvikana mu gihe ubushobozi bwa butari bwaboneka, bamwe bakavuga bati wapi, ntabwo nishora mu bintu by'urugo. Rimwe na rimwe bamwe baragatinya n'inshingano, ugasanga ibyo byose byakubitana n'ubukene, ugasanga ibibazo bibaye ibindi. Kandi ahari ukuri nge nakubwira, amafaranga make ashobora guteza amakimbirane, kutumvikana no gusenyuka k'urugo mu gihe utabyitwayemo neza. Ariko nanone hari n'ikindi abantu bibeshaho, mw'abantu mwe, ntabwo amafaranga yonyine yubaka urugo rwiza. Hari ingo zifite amafaranga menshi ariko zidafite amahoro, kandi hari n'izifite make ariko zifite urukundo n'ubwumvikane, ubona ibintu byose biri ku murongo. Icy'ingenzi rero muri ibi ni ikihe? Bamwe bajya biyitiranya ni ukwitegura no kumenya gucunga ibyo ufite, ubundi ibintu bikabasha kugenda neza. Ese kubera iki ibi byose aba ari ingenzi mw'abantu mwe? Rero reka tubabwire ko ibi byose turimo kwibagezaho kugira ngo abantu musobanukirwe ubuzima, musobanukirwe urukundo, musobanukirwe nta bintu byo guca ku ruhande, nta bintu byo kubeshya. Hanyuma rero muri rusange, iyo umaze kumenya gucunga ibyo ufite, ukanitegura urugo, ukamenya hakiri kare uburyo ugomba kuzitwara, bigufasha kugira ngo urugo rwawe ruzabeho neza. Hanyuma rero kutitegura mu bijyanye n'amarangamutima, cyangwa se ibyo twita kutadekura neza ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe, ibyo twita emotion, ndetse no kuba amarangamutima yawe wayerekeza ku cyerekezo cy'urugo, nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bituma ibi bintu bibabana ibisosi. Ikindi kibazo gikomeye rero ni uko abantu benshi batitegura. Umuntu ashobora gukundana, birumvikana, kumva amarangamutima y'urukundo amufata, agahitamo gushaka hatarabanje kwibaza ati ese koko niteguye gushaka cyangwa niteguye kubaka urugo? Kwitegura si ukuvuga ngo ndakunda gusa cyangwa ngo ndifuza gushaka. Oya, kwitegura ni ukumenya uwo uri we, ndetse kandi ni ukumenya intego zawe, kumenya uko
wakemura ibibazo n'amakimbirane, kumenya kwihangana no kubabarira. Iyo ibi bidahari, urugo ruba ruri mu kaga, ugasanga ibintu byose birimo biratera ikibazo gikomeye. Ese nawe koko ibi bintu urabibona, ukabyumva, ukabona ingo hanze zimwe zirasenyuka, izindi zikaba zimeze neza, abandi ukumva barimo barashambagurana? Ese wowe ibi bintu ubibona ute? Abantu benshi rero muri rusange urukundo rudasobanutse neza, abantu iki ni icya gatanu, abantu bagira urukundo ariko rudasobanutse neza. Abantu benshi batekereza ko urukundo ruhagije, ariko ukuri ni uku, urukundo rwonyine ntiruhagije. Ukeneye kumvikana, communication, guhuza, compatibility, kwihangana no gufatanya. Abantu benshi bashaka kubera uko bumva bameze cyangwa se feeling zabo, amagambo meza, imitoma ngiyo, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ugasanga abantu barimo barakurikira face cyangwa se isura, ugasanga ni ibyo nyine, ubundi ahasigaye ariko nyuma y'igihe gito bagasanga ubuzima nyabwo burenze ibyo batekerezaga, ugasanga rimwe na rimwe baribeshe. Nyuma rero ukatwinjire ku cya gatandatu, igisubizo nyakuri kandi ugomba kumenya muri ibi byose tumaze kukubwira. None ese uribaza uti igisubizo ni ikihe? Si ugutinya gushaka, oya, si no kwihutira gushaka. Igisubizo ni ukwitegura, ugategura urugo rwawe. Icyambere ugomba kumenya rero, menya uwo uriwe, intege nke zawe, imbaraga zawe, ndetse icya kabiri higa kuvuga neza no gukemura ibibazo mu gihe byabaye. Icya gatatu witegure mu bijyanye n'amafaranga. Icya kane hitamo neza uwo muzabana, urebe imyitwarire ye, si amagambo gusa. Umwanzuro rero twakubwira muntu wacu udukurikiye cyane, kandi mwe mwese mudukurikira, gushaka si ikibazo, oya, ikibazo ni ukwinjira mu rushako utiteguye, utarabiteguye, uhubutse, ugasanga ibibazo ugezemo utazi kubikemura, utazi no kubyitwaramo neza. Iyo witeguye neza rero, ushobora kubaka urugo rwiza, ushobora kubaho mu mahoro, ushobora kubaka ejo hazaza heza, kandi intumbero yawe y'ahazaza igihe kirekire ukabasha kwigiraho. Niba ushaka gukomeza kubona inyigisho nk'izi, komeza ukurikire, tuzarambana. Ukora subscribe, usangiza iyi video abandi, kandi wandika igitekerezo cyawe. Wowe ni iki gituma urubyiruko rutinya gushaka? Hanyuma rero wibuke ko ejo hazaza h'urugo rwawe rutangirira ku byemezo ufata uyu munsi. Uko witwara uyu munsi ni nabyo bizakuranga mu gihe kizaza. Rero irinde ingeso mbi, kandi witoze gukora ibyiza, ndetse no kumenya gufata umwanzuro kugira ngo ejo bitazakubana ibibazo. Niba rero witeguye, ndizera ko wamaze gukora subscribe. Hanyuma rero tuzongere duhure mu kindi kiganiro turimo kubategurira. Twizera ko ukomeje kugubwa neza. Iyo ni tuzarambana, ariko turizera neza ko inama turimo kubagezaho ari inama zikomeza kububaka. Ukomeze kugubwa neza, ukomeze kugira ibihe byiza.